Murakaza neza kuri AI Base. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gice cyihariye cya AI cyangwa se icyo tuzi nka Artificial Intelligence. Icyo gice tukita Machine Learning. Urasobanukirwa uko imashini zishobora kwiga ibintu mu buryo bworoshye cyane. Aha rero tugiye kwibanda ku ngingo enye. Ingingo ya mbere turabona yuko ari Machine Learning ni iki. Ingingo ya kabiri turaza kumenya uko Machine Learning ikora. Igice cya gatatu turaza kureba ibyiciro by'ingenzi muri Machine Learning. Igice cya kane ari nacyo cya nyuma turaza kureba imikoreshereze ya Machine Learning mu buzima bwa buri munsi. Weguma hano kandi mwibutse gukanda subscribe. Tudatinze cyane reka tugende n'ingingo ya mbere twise Machine Learning ni iki. Ubundi Machine Learning ni igice cya Artificial Intelligence gituma imashini zishobora kwiga ibintu uko zinyuze muri data nyinshi. Uko umuntu yiga mu ishuri cyangwa ku kazi niko imashini ishobora kwiga nyuma yo gukoresha data z'ibintu byinshi. Reka turebe nk'urugero hano. Reba hano nka Google Search. Iyo wanditse ijambo rimwe imashini ihita itanga inyunganizi z'ibindi bishobora kuba ukeneye. Kandi ujya ubibona iyo ugiye hano muri search box y'ama web browser ugasa n'uwandikamo ijambo rimwe hasi uhita ubona amagambo menshi y'ibintu bifitanye isano n'ibyo uri gushaka. Urugero niba warigize kuyibaza ngo inka zibahe, ibyo bintu ihita ibibika irabimira cyane rwose. Tudatinze reka dukomeze no ku ngingo ya kabiri, uko Machine Learning ikora mu buryo bworoshye. Machine Learning igabanyijemo ibyiciro bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere tukita Supervised Learning, igice cya kabiri tukacyita Unsupervised Learning. Mu gice cya mbere twita Supervised Learning, aha imashini ibanza kwigishwa ibyo igomba gukora, ikabona data zashyizwemo inyito. Urugero, tanga ifoto y'imbwa cyangwa injangwe. Imashini izajya izibona kuko yize kubitandukanya. Rwose aho birumvikana. Reka turebe igice cya kabiri twita Unsupervised Learning. Aha imashini ihabwa data itariho inyito ikishakira aho ihuriye n'ibindi. Ni nko kubona ishusho imashini ikabyiga nta gufasha. Nyine yo nta muntu yifasha yo izizi data. Reka turebe nk'urugero hano ubwoko bwa Machine Learning cyangwa se ibice bya Machine Learning. Igice cya mbere hano tugiramo Supervised Learning na Unsupervised Learning. Reka twifashishe ingero kugira ngo twumve izi ngero cyangwa se ibi bice bya Machine Learning. Reka tujye ku gice cya mbere hano twita Supervised Learning. Hano kuri Supervised Learning reka dufate nk'urugero rw'umuntu wiga kumenya gutandukanya imbuto zitandukanye. Mbere yo kumenya neza gutandukanya imbuto ahabwa amafoto y'imbuto hamwe n'ibisobanuro byazo. Reka turebe urugero. Hano dufite apple cyangwa se pomme, tukagira n'inanasi cyangwa se pineapple. Aha umwarimu amuha imyitozo ku buryo amenya imbuto yerekwa akoresheje aya makuru yize cyangwa se yamenye ku mabara y'izi mbuto. Ni nko kuba umwarimu akwereka amafoto ya pomme n'inanasi akakubwira izina ryayo mbere. Nyuma iyo ubonye ifoto nshya ugasabwa kuvuga niba ari pomme cyangwa inanasi ukoresheje ibyo wize mbere. Ndakeka aho ngaho Supervised Learning yumvikanye. Reka dukomeze no kuri Unsupervised Learning. Hano kuri Unsupervised Learning reka turebe umuntu ugikora muri supermarket ahabwa imbuto zitarimo amazina cyangwa se data idafite labels. Akagerageza kugabanya imbuto mu matsinda adafite amazina y'ibyo bimera. Aha niyahawe amakuru y'izi mbuto, ahubwo ashingira ku bimenyetso nk'ibara, ingano cyangwa imiterere y'izo mbuto kugira ngo azitandukanye. Unsupervised Learning ni nko kugabanya imbuto zitandukanye mu byiciro bitandukanye utabanje kumenyeshwa amazina yayo. Urakoreshwa n'amatsinda ashingiye ku miterere ubona ku mbuto nk'ibara cyangwa imiterere. Ndakeka n'ibyo bice nabyo byumvikanye. Supervised Learning ni nko kugira umwarimu ukwereka imbuto ukamenya icyo izo mbuto ari cyo mbere yo guhagarara imbere y'ikibazo gishya. Hano ikintu
dushatse kuvuga wenda cyangwa se kwibandaho is supervised learning. Icyo ukwiye kumenya yo ni ibintu iba yaratojwe ati iri bara ni icyatsi, iri ni ubururu, iri ngiri ni umuhondo. Noneho hano kuri unsupervised learning icyo ukwiye kumenya yo nta kintu iba yaratojwe. Ushobora kuyibaza ngo iki kintu ni umutuku, iyo ikiranje ubwayo bitewe n'amakuru ifite ariko itaratojwe. Nagutinda reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu, ibyiciro by'imigire muri machine learning cyangwa se ibyiciro by'imyigire muri machine learning. Hano tuba dufitemo cya mbere classification. Classification ibi ni ugushyira ibintu mu matsinda atandukanye, nk'uburyo urubuga rwa email rukumenyesha igihe email iba ari spam cyangwa itariyo. Tukajyamo na regulation. Imashini yiga kugira ngo igene ibipimo. Urugero, igihe ushaka kumenya ibiciro bizamuka cyangwa ibizaba mu bihe bizaza, ukabikoresha mu buhanuzi. Yego. Hano gatatu tugiramo clustering. Imashini yishakamo itsinda ry'ibintu bisa, cyangwa se hano muri clustering imashini yishakamo itsinda ry'ibintu bisa nta buryo busobanutse bwo guhitamo ibyo igereranya. Tudatsinze reka tujye no ku ngingo ya kane. Ingingo ya kane, imikoreshereze ya machine learning mu buzima bwa buri munsi. Iki gice ari nacyo cya nyuma. Machine learning ikoreshwa ahantu henshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka turebe nk'urugero, iyo ugiye kuri YouTube cyangwa Netflix, hari machine learning iguha ibyo ushobora kureba ushingiye ku byo wakunze kureba. Ibi byose biterwa n'uko imashini yigira ku mico n'imyitwarire yawe. Hano reka turebe nk'urugero, kameme wowe ndabizi wowe uri kureba ino video, ndabizi ukoresha YouTube. Uzareba akenshi iyo waklozinze wenda nka YouTube utaha ukagaruka, uzarebe bahita bakunda kuguha ibintu ukunda kureba cyane, ibintu nyine biri related cyangwa se bisa n'ibintu ukunda kureba cyane cyangwa se wasacinze cyane. Yego. Ubundi mu by'ubuvuzi machine learning ikoreshwa mu gupima ibimenyetso bya kanseri hakiri kare cyane rwose. Machine learning irabikora. Ushobora kuza ukajya muri robot cyangwa se ukegera robot ikoresha iyi system ya artificial intelligence. Iyo ishobora ikakwanaliza ikareba bitewe n'ibyo bayibwiye, ikareba ati umuvuduko w'amaraso yawe ugeze kuri kangahe, rwose ikabikubwira nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare. Niba ushaka kumenya byinshi ku bijyanye na machine learning, uzakomeze udukurikirane. Uyu munsi twabonye ko mashini ziga mu buryo bworoshye. Mwatubwira icyo mwumva mwifuza gusobanuza cyangwa kumenya neza. Ntusibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ubone andi masomo meza kuri artificial intelligence. Mu isomo rikurikira tuzaganira ku ngero nyinshi z'uburyo machine learning ikoreshwa mu bucuruzi no mu buzima bwa buri munsi. Reka dukomeze urugendo rwacu rwo kwiga artificial intelligence mu buryo bworoshye. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Kata wanyu.